umugabo ajya gufata umwanzuro amaze igihe kinini arwana n'umutima we, kandi ntabwo umugabo afata umwanzuro gutyo gusa, nuko afite n'ibimenyetso byose. So ndashaka kukubwira yuko ngiye namaramaje kuri divorce, aho kugira ngo ngiye nawe tubane ejo mwatera undi icyuma cyangwa tumyane nabi, twatandukana mu mahoro. Basi mbabara ukagira freedom, nkagira freedom. Mbabara ndakwinginze, mbabara basi ku kibi cyose nabana nagukoreye. Iminyururu isezerano. Rafael, mbabara ndakwinginze, gusa ubyumve basi ko mfukamishije amavi y'umutima. Ndakwinginze Rafael. Basi ibuka ibihe byiza twagire, ibuke ko ndi umugore wawe, ibuke ko waje kunsaba mu rugo Rafael, reba imbaraga zose twataye. Reka kuba nafashe umwanzuro wa divorce suko nibagiye ko ari umugore wanjye, gusa wumve ko umutima wanjye kabisa wamaze kugurwa pe. Mu mahoro rero meza numva twatandukana neza pe, niyo mpamvu namuzaniye impapuro za divorce. Joe ndagusabye, reka twumvikane neza, umfashe kabisa, sibyo? Unsinyirize no mpapuro. Rafael, ntabwo nasinye impapuro, nukuri njye ntabwo twatandukana. Maybe ndagutunguye, muzo gufata umwanya wo kubitekerezaho neza, waza kumbwira ko ibyo bintu bishoboka. Rafael, reba ubuzima bwanjye nawe, umbwira uburyo ugiye kuburangiza uzanamo divorce. Ariko ntabwo ari njye uburangiza. Rafael, wakihanganya ariko. Iyo izo kuba yarabitekerejeho na mbere, byibura ugatekereza ko byose bishoboka, hari uburyo nawe ugomba kuba waritwayemo. Joy, nihanganye igihe kinini pe, kandi ubyumve gutyo. Nakomeje byibura gusunika imisende yo kubyibura wahinduka ukaba undi muntu. Byibura ugafata umwanya nawe ukitekerezaho. Ariko ko iminsi yagendaga iza, ahubwo none ugenda umpindukira umbira undi muntu mushya. So rero iyo nza kuba ndi umugabo w'umunyamahane no kurwana twararwanya, ariko kubera yuko amategeko y'iki gihugu atabyemera, sibyo? Nanze ko aho kugira ngo njye kugwa muri gereza ngo nazize ko nagukubise cyangwa nageze gute. Icyaba cyiza twatandukana mu mahoro y'Imana, byibura ukagira amahoro kandi nkagira amahoro. Kandi rega nekereza ko nabwo none wakumva wisanzuye. Rafael, nabyo kwisanzura ngiye ntagufite. Ibyo bintu uri kumbwira ntabwo ese ubundi mbabarira ibi ntabwo ibi bintu ya Rafael, ntabwo ibi bintu nabikora pe. Bo maybe ndagutunguye, fata time ubitekerezeho, ugiye mu kazi. Ibyo byose nagaruka nimugoroba babitekerejeho. Alright? Rafael, nukuri bitekerezeho ndakwinginze. Nawe bitekerezeho kandi Joe ugira umunsi mwiza. Magana. Mana, uriki kuko iminyururu isezerano, iminyururu isezerano twari dufite, iminyururu isezerano turi kumwe, turi mu nzira gusa. Yesu we. Habasha. Yo. Habasha wabaye iki? Manzi. Ntabwo kumva ibintu bibaye. Bigenze gute? Manzi. Kacu gashobotse. Ibaze ko Fabio yabwiye Rafael buri kimwe cyose uzi adufitiye cyose yakivuze. None ibyo ntabwo bihagije, anzana impapuro za divorce. None se uravugisha kuri ibyo bintu Fabio yatinyuka akabikora? Manzi, ibaze nyine kabikoze kandi ubizi ko yarambwiye ko ari ibanga. Uzi ibintu nkoreye. Reka mubwire uriya mugore yasaze, kandi biramutse bigenze gutyo koko akaba yabivuze, Rafael akaba yabimenye, nta kindi cyakurikiraho.
uretse kubaga ingegera agakubita akica naba nawe yashyiramo akantu k'imbabazi y'uko umugore k'imbabazi zi uzi ukuntu ari kundeba uzi kondisiyo ari kumpa manzi kumanzi byose ni wowe oya ubiyo wemera kindanyikuramo ibi bintu ntabwo yabigeze hano ikibazo cyawe rero nawe urajya ugafata ibintu ukagira ikibazo kitari ikibazo none se reka nkubaze byonyine amenya ko namuciye inyuma niyo twaba utatwise akamenya ko namuciye inyuma byose icyaha cyanyicisha manzi cyakoze ntakoshye Fabiola ankoze oya ibyo bintu Fabiola ankoze yewe narakubwiye ngo bari abantu badufitiye agakino niba byageze ku rwego rwaho Fabiola ashobora gutinyuka agafata ibintu byose azi mu rugo akaba yatinyutse kubwira Rafael ni ukuvuga ngo plan ihari ni ukutwica urubozo no ngewe ndagiye ugiye manzi urumva wansiga manzi ushaka kunsiga muri aba badayimo ushaka kunsiga muri bano barozi babi ambwira ko nabigenza manzi hejuru yo kumbeshya kuri ari mushiki wawe atari mushiki wawe manzi ibi bintu byose ubundi reka uretse kwivumbura manzi ngewe mbabarira mbwiza ukuri ukuntu nari kuzana umuntu dukorana aje gukora hano akaza yitwa umugore wanjye ariko basi wari kubimbwira ukamuha akazi oye manzi wari kubimbwira nabwo nabikoze kugira ngo ndebe ko twagabanya ibibazo twari dufitanye kugira ngo ndebe byibura ko wazajya katwitera Rafael noneho akaba ari we ushaka kwigira amabuja hano nyine byabaye gutya byarahindurije ngereka nkugira inama cyangwa nkwereka ikintu dukwiye gukora narabikubwiye kuva kera reka dufate amafaranga dufite yose ayo ari yo yose tuva ahangaha tugende dushaka ubundi buzima dutangira ntabwo bishoboka ariko se ikidashoboka ntabwo bishoboka ngiye nkasiga umugabo ngo nkagenda oya ubu se reka hano ni hose niho ufite njye ubushobozi ubwo wari uzi ko urugo ari icyizere wari uzi ko urugo ari icyizere none ko ntacyo gifite uraguma ahangaha uriho izirika ufite icyaha cyakwicisha ushaka iki njyewe nyamara ndimo ndakubwira ikintu nushaka unyumve mawusha manzi mbabara wimfatanya basi mu minsi yose wamaze oya mu minsi yose wamaze utanyumva udashobora kumpa akanya byibura ngumve ko nkubwira tugende duvanga ntabwo ngiye nava mu rugo rwanjye nuhaguma se ukahapfira noneho n'umwana wacu akagira ikibazo ngaho mbwira nawe mbwira nk'umuntu Rafael noneho n'umugome n'umuntu ushobora kukwicira kurwara nk'inda yigira nk'aho ari nesa kandi ibintu byose niba yarabizi tukaba tumaze amezi yose ubizi ari umuntu ucecetse uturamye udashobora no kumenya nshaka ngo ngwino umbwire ngo umuntu wawe ngo ni ubuhe ngo umuntu wawe Yesu rega nkubwire nshaka tugende yaturangiranye manzi nta n'ikintu nkeneye muri iriya nzu nta gikapu mpagira zirambumbure nta kintu nazimaze nkubwire wibuke neza ko ndi umugore wa hano kandi nta n'impamvu yo kukwirwanya kuba yabivuze ibyo ntabwo biri butwereke ko ikibazo ntabwo cyumva ni ukuntu ubana n'umuntu ukuza imbere n'inyuma ntashaka kubikwereka icyo ashaka kugeraho ni igiki si ukwica umuntu agasibanganya ibimenyetso byarangiza bikarangira ngaho byihore n'ubundi mihandure gusa nanjye ikintu nshaka ngubu nshatse nanjye nanamwizirikaho ngo bikanahinduka niba se ari imfura kuki atatinya umukozi si nk'ibyo byose sinari kuki jewe yenda nabwo ibaza ariko kurya none akanagira akanamuteranira nkubwiza ukuri ntago wabona inzobe isa niya ngo nurangiza ngo ubikihanganye ariko nanjye ndamushinja ko yamara n'ikintu ntegereje ngabona Mawuja cyo ko ndeba uri kureba cyane mu bitekerezo manzi niyo waba ugira ubwoba watekereza byagenze gutese kandi ikibazo cyawe nawe ntabwo ujya undemesha na rimwe umpuza minsi y'uko
ngira ikibazo ufite mu gituma usigaye wifata amapfubyi bigeze ahangaha. Ntibantu bamaze kumwe. Habaye igiseka. Mbarumukira nk'ubu Fabiola ese byagenze gute n'ubwa mbere jewe nuko Imana maze iminsi mbona imyikungu bifata mbona ufite ubwoba bwinshi ntazambaraga gusa ako ntabufite nyine ikibazo kuba bizi sindamenya noneho icyo tugomba guhangana nacyo. Hako rero ikibazo kikiri hano umugabo ari kumatiriza gukora divorce ari kumatiriza ibaze ko ndi kwitsamura urupapuro imbere yanjye sinya ibyo bintu subwo byo urumva bidateye ubwoba. Mu by'ukuri si ibyo bintu byemewe n'amategeko. Divorce ni ikintu bazana bajugunyira umuntu gutya bakubita nta rukiko mwagiyemo nta mwavoka nta uburanira undi nta ugira ute ahubwo arashaka kugufunga igitambaro mu maso akagucura bufuni na buhoro akitwaza yuko nyine yagufatiye mu cyoho cyo kumuca inyuma hanyuma akagukoresha ibyo ashaka nawe ugasinya impapuro utazi ugasanga yenda utanze n'inzu y'iwanyu kwa mukecuru. Ibyo bintu byitondere nyamara ngiye ibyo ndimo mubwira. Sinakubeshye ntabwo numva mfite amahoro. Akibaze nawe uryamye ukajya kubona umuntu buri munota buri undi Fabiola ni gatiki. Nako Fabiola ubundi ni iki muri rugo? Jewe kare na gatego nimo bagutega. Fabiola ashobora kuba arimo kurabira byose. Ashaka kugira ngo aguteshe umutwe atarabwira Faelise. Birashoboka kubimubwira. Ariko jewe ntekereza ko bira byose Fabiola ashobora kuba arimo abikora ari umupango yagiranye na Rafael. Kandi rwose ungaye usanze atari byo. Ako Fabiola kankubaza. Fabio ndakiyamari ubundi kubera icyo umamagara nkaho ndi imbwa yawe. Wajya uhamagara imbwa yawe ntibikwicaye iruhande. Urambaza. Ase umuntu uzagera Jya uvuga utampamagaye. Ntabwo ushobora kumva se iyo umpamagaye nibwo amatwi afunguka. Nagize uko wapfuye mu isura niko wapfuye n'amatwi. Naho rero ndi kumbaza iki se? Ndi kukubaza amagambo yawe ujya gutera muri Rafael bikumariye iki? Isundi ni senya uzungukiranye. Nari ngatanga ibintu muri kumbaza amagambo yanjye muri Rafael. Hako mwakoraga muzi ko n'amabati atazababona. Erega buri ukora icyaha n'amabati arakubona. Bamuzi ko mwabihishege none reka nkubwiza ukuri n'ubushenze bwawe n'ubudushingaho no n'icyubahiro gicyugira. Byose narabivuze. Ku murongo kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo byose narabivuze. Yaba video, yaba ibyo mwakoze, ama video yanyu mfite ibintu byanyu byose. C'est tout. Ariko no kuri kw'Imana buri nyiraburi. Mbi cyane. Nawe uravuga. Navuga. Ngende nyiraburi. Ingingo ikurengera we ni iyihe? Hako ubundi nk'ubwo nkawe umaze iki ko? Nkawe ingingo ikurengera ni iyihe? Ubu se wungutse iki? Gusenyera umugabo. Nge yasenye urwanjye se ntago rwaruye. Ko warugiye. Kubera ko rwarubwabati. Ko wagiye mu rwe. Nanjye naragiyemo nyine none se ntiyaramaze kuruta. None se ubwingo. Ako ibi bintu nzabibasobanurira kubageza rya. Ikibazo rero usakuza nk'ingungu itarimo ikintu. Reka nkubwire. Wowe nyirabayazana w'ibintu byose. Umva ngaho genda. Wowe watinyutse kuza kubeshya uyu mugore. Ukabeshya urukundo rwanjye none urambaza iki se? Iki se? Gusa ko wemeye abantu babereye urukundo n'abandi batarubereye. Uza ko nakubwiye ko yanyisuye ngo umushiki we wabikozeho. None se ko wemeye kugenda ugasiga urukundo rwawe. Ariko ubundi urambaza iki? Ahubwo urinjije ni wenjije ya mbere nigeze kubona ndiyo urabushwe umaze guhohwa ubuhohaho nta sezerano mufitanye. Impamvu nge wanze ko dusezerana wari warabipanze ku mupangu se kuva igihe cyose wari warabipanze niyo mpamvu zingahe nakubwiye ngo tuve mu rugo tugende. Wabikoze se hanyuma se wari umaze kuryamana n'inshuro zingahe? Kuryamana nawe se yari ayitwaye. Nge se ndimwe abasigira ibyo bahaze. Iminyururu isezerano iminyururu isezerano twari dufite iminyururu isezerano turi kumwe
turi mu nzira imwe gusa aho bigeze ubu ndabona buri wese mu cye